Ushobora kuba warigeze kwibaza uti ko uyu muntu twigana, ko duhorana cyangwa se ko muzi cyane, ariko kuki agira amahirwe menshi, kuki akundwa, kuki ashimwa cyane, bigenda bite? Birashoboka ko haba hari ibintu bitagaragara ariko biri muri we bituma yigira imbere kukurusha. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ibintu bike cyane ariko by'ingenzi. Gumana nanjye ndetse ukore subscribe hano kuri Sonia Talks niba utarayikora. Ubundi ni ibiki biranga umujene mwiza, umujene tubona tukavuga tuti umujene rwose ni umuhanga? Wibuke ko ubuhanga butagaragarira mu manota gusa, ahubwo twarebye n'uburyo umuntu atekereza mu buzima, uburyo akoresha igihe, uburyo afata inshingano ndetse n'ukuntu yitwara mu bandi. Hari abantu bagerwaho n'ibyiza atari uko bari bafite amafaranga cyangwa ubuhanga bwo mu ishuri, ahubwo ari uko bafite imitekerereze yagutse, ari uko bicisha bugufi n'imyitwarire ituma amahirwe abegera cyane ndetse bakanayabyaza umusaruro. Waba ushaka gukura? Waba ushaka kwiteza imbere? Waba ushaka kuba uwo abandi bareberaho? Ntutinde gukomeza kunyumva niba nawe ushaka kimwe muri ibyo ngibyo cyangwa se byose ubishaka. Komeza unyumve, ngiye kukubwira ibintu 10 biranga umujene. Umujene ndavuga umusore cyangwa inkumi w'umuhanga. Uyu munsi wasanga nawe uri mu nzira nziza cyangwa se natuma ugira umurongo mushya ufata icyemezo gihamye uyu munsi. Uyu mujene rero ni uko afite intego. Ntabwo abaho uko yiboneye. Azi aho yifuza kugera, azi icyo yifuza kugeraho ndetse azi n'icyo yifuza kuba cyo. Ni ukuvuga ko afite indoto, yandika cyangwa se agenzura uko indoto ze azigeraho umunsi ku munsi, akareba ngo iki cyakunze, iki nticyakunze, ndakosora iki, ndongera iki. Uyu mujene rwose ni umuhanga. Ikimugaragaza ni uko afite intego. Ikindi, amenya gukoresha umwanya we neza. Uvuga ngo igihe cye ntabwo gipfa ubusa. Ubundi umuhanga ahora azi ko igihe cyo ari cyo mutungo wa mbere kandi ukomeye. Ntafata umwanya we munini kuri za social media, ntafata umwanya we munini aganira n'abatamufitiye umumaro, ahubwo umwanya we munini awukoresha mu bimwungura ubumenyi ndetse n'ibikorwa bimufitiye akamaro. Uyu mujene akunda gusoma kandi akunda kwiga. Ntabwo yiga gusa ngo atsinde, ahubwo yigira kumenya no gukura mu bitekerezo. Ni ukuvuga ko asoma ibitabo, akurikira ibiganiro bifite icyo bimwubaka ndetse agakurikiza n'inama nziza zamugirira akamaro yunguka umunsi ku munsi. Ikindi, uyu mujene afata inshingano atari uko bitegetswe. Ntategereza gutegekwa kugira ngo akore. Niba ari mu rugo aribwiriza, niba ari ku ishuri aritanga, niba ari mu itsinda azana ibitekerezo aho abandi bazana ibibazo. Ni ukuvuga ngo we ahora imbere, agira positivity. Ikindi, afite imyitwarire myiza. Uyu mujene imyitwarire myiza ye igaragazwa n'uko avuga neza, n'uko afite indangagaciro, n'uko yubaha abandi atitaye ku myaka yabo, atitaye ku bukire cyangwa se ngo yite kuko basa. Ni ukuvuga ngo imico ye niyo nkingi y'ubuhanga burambye. Ikindi, uyu mujene ashobora gutekereza no gutanga ibitekerezo by'ingirakamaro. Umuhanga si uwigira bucece gusa. Yumva ikintu cyagirira abandi akamaro akigumane. Umujene w'umuhanga ashobora gufata ijambo, ashobora gusobanura igitekerezo cye neza kandi atanga ibisubizo aho abandi batabikekaga. Ni ukuvuga ngo we aritanga,
mu bintu bigendanye rwose n'ibitekerezo, agaragaza we uko yiyumva kandi kwiza. Ikindi, uyu mujene yikemurira ibibazo aho kubitindaho, ntabwo yinuba ibyo akora, nta nubwo avuga ngo simbishoboye, ntiwamwumva yiganyira, ahubwo ahora ashaka gukora ngo atere imbere. Uyu mujene yegera abandi bafite ubwenge n'indangagaciro, ni ukuvuga ngo ntagira inshuti zimwe twita abaswa, oya, abantu yicarana nabo cyangwa agendana nabo ni ba bandi bamutera courage, bamushyigikira kandi bakanamufasha, bakamwereka aho kujya. Umujene w'umuhanga ahitamo inshuti nziza, akuraho ibitekerezo atari izimushora mu businzi, mu burara, cyangwa se izimubwira ibintu bimuca intege, cyangwa se ngo zimugire umunebwe. Yakira inama kandi akemera gukosorwa. Niba uri umujene ukaba ugirwa inama ukazumva ndetse ukanazumvira, si ngombwa ko wumvira zose kuko nawe uri mukuru, uba ukwiriye gutekereza ugashungura, ariko niba uri umuntu ushobora kugirwa inama ndetse ukanemera gukosorwa, rwose uri umuhanga. Iyo ugiriwe inama utera imbere aho kumva ko waciriwe urubanza. Ikindi kintu cya nyuma, niba ugifite rwose ujye wibara nk'umuhanga. Niba ufite umuco wo gusenga no gutekereza ku Mana, nta mujene udasenga rwose w'umuhanga. Niba uri umujene, ikintu kizakugaragaza ko uri umuhanga ni uko ushaka ubwenge atari ubw'umubiri gusa, ahubwo n'ubw'umutima n'ubwa roho. Roho yawe nayo igomba gukura. Ni ukuvuga ngo uyu mujene agera ku byiza byose, ariko ntatakaza isengesho, nta nubwo icyubahiro cye gishobora gutakara kuko asenga, ndetse n'ukwemera kwe rwose aguhagararaho n'amaguru yombi neza cyane kandi yemye. Muri make rero, umujene w'umuhanga ntagaragarira mu maso gusa, ahubwo no mu mitekerereze ye, mu myitwarire ye, n'uburyo ahitamo kubaho. Ni uwo abantu bareberaho, ni uwo buri wese aba yifuza kuba we, ni uwo twese dukeneye kureberaho. Umujene mwiza uyu munsi, nizere yuko ntumye ufata umwanzuro w'uko ukwiriye kuba umuhanga. Niba wari usanzwe hari ibyo umvuze ukaba usanze ubifite, rwose nawe wiha amashyi, uvuga uti aka kantu ndagafite. Ariko niba hari icyo mvuze ugasanga ntacyo ufite, uhinduke uyu munsi, ufate umwanzuro wawe ku giti cyawe, wumve kandi wumvire. Izi ni inama naguhaga, kandi wibuke ko nakubwiye ngo umujene mwiza ni uwumvira inama bamuha, we agatekereza neza ndetse akanashungura inama yamuhaye. Si ngombwa ngo byose ubyemere, ariko ugiremo bike nawe ufata, kuko nzi neza yuko umuntu ukugira inama ntabwo aba arimo kukoshya, ahubwo bakwereka inzira nziza ukwiriye kunyura. Ndagushimiye cyane, ugire ibihe byiza.